ADPR umuryango wo mu rwego rw'amategeko ariko w'abanyabibazo kuruta indi miryango yose yo mu rwego rw'amategeko mu Rwanda. Ubundi byatangiye byitwa Pentecote. Iri dini kuva mu mwaka wa 1994 kugeza ubu ukoze raporo mu madini yose yo mu Rwanda wasanga ari rya mbere mu kugira imvururu nyinshi, amatiku, gucikamo ibice n'ubushyamirane. Umugisha ryahawe ni ukwiyongera kw'abayoboke, ariko ryagize ibyago maze amateka ryarangwamo amakimbirane, ubugambanyi, ubuhemu bushingiye ku mitungo n'ihangana rishingiye ku kurwanira imyanya y'ubuyobozi. Ibi byaje bite mu idini rya Gikristo kandi amaherezo azaba yahe? Nkwaye ikaze muri iki kiganiro. Niba uri mushya, kora subscribe kuri channel yacu kandi ukora like kandi uduhe ibitekerezo muri comment. Reka tujye mu kiganiro cyacu. Itorero rya Pentecote ryageze mu Rwanda mu mwaka wa 1940. Umumisiyoneri w'umunyasuwede Alvar Landskog n'umugore witwa Lindbergh binjire mu burengerazuba bw'u Rwanda ahitwa Igihundwe, baturutse muri Zaire witwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze umunyarwanda wa mbere witwa Sagatwa Rudoviko abatizwa kuwa 31 Mutarama 1943. Itorero ribaribonye umuyoboke waryo wa mbere mu Rwanda. Kuva mu mwaka wa 1960 misiyoni yo muri Suwede yarebereraga inyungu za Pentecote mu Rwanda yabahaye uburenganzira bwo kwigenzura. Uko imyaka yagiye ihita, itorero ryariyubatse maze riza kuba umuryango mugari, rihabwa ubuzima gatozi, rirakura maze riva ku muntu umwe. Ubu ADPR ifite abayoboke basaga 2,800,000, ikagira amatora arenga 3,100 dukurikije imibare itangwa n'ibarura ry'abaturage ryabaye mu Rwanda mu mwaka wa 2022. Iri torero rikorera mu Rwanda kuva mu myaka 70 ishize, ariko ryagize amateka yihariye harimo n'ashaririye. Itorero ryatangiye intego zaryo rivuga butumwa no gufasha abantu guhinduka bakareka ibyaha, mbese bagakizwa. Ariko ubu ADPR yabaye amafaranga n'ishoramari rikomeye, imitungo, amafaranga, imishahara n'imyanya y'icyubahiro muri iri torero kuva nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu Rwanda byagiye biteza ibibazo bikomeye. Nyuma ya Jenoside ryagiye rivugwamo amacakubiri ashingiye ku turere, amoko, ubugambanyi no guhirikana mu nzego z'ubuyobozi n'ibindi. Mu myaka ishize hagiye humvikana impaka ku bijyanye n'ukwiye kuba umuyobozi, kandi kenshi bananirwaga kwikiza maze urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rugatabara. Mu myaka mike ishize abayobozi bamwe barafashwe barafungwa bazira kurya no kurigisa amafaranga y'itorero, kandi havuka ibibazo byinshi bifitanye isano n'umushinga wa Dove Hotel. Muri COVID-19 humvikanye amajwi y'abapasiteri benshi bananiwe kwihishira kubera ko icyorezo cyahagaritse amateraniro y'amadini, bituma icya 10 n'amaturo bibura, batekereza ko batazongera kubona imishahara maze induru n'amatiku biba byinshi. Nanone kubera gufunga insengero abapasiteri benshi bubikiwe imbehe kuko imishahara yabo batakihabwa, kandi gukemura ibibazo byabo bisa n'ibitoroheye idini kuri aba bantu bari baramaze kwigarura imitima y'abantu bikekwa ko bashobora kuricamo ibice. Nanone mu minsi ishize havuzwe imirwano mu rusengero, kandi ku mbuga nkoranyambaga hari inkuru nyinshi zivuga nabi ADPR, kandi nk'idini rya Gikristo ryagombye kuba rivugwamo ibintu byiza. None se amakimbirane avahe? Aho Pentecote ntiyaba yarataye umurongo bitewe no kwinjirirwa n'icyitwa ADPR? Nongere nti niba uri mushya kuri channel yacu ukore subscribe kandi ufungure inzogera kugira ngo atazajya hagira ikiganiro kigucika. Ukora like niba ukunze ibyo dukora, ujye muri comment duhe ikibazo cyangwa igitekerezo, kuko kenshi tujye dutegura ibiganiro byacu tugamije gusubiza ibibazo by'abakunzi bacu. ADPR yaje ite kandi huriye na Pentecote? ADPR na Association des Églises Pentecôte au Rwanda, mu yandi magambo ni ishyirahamwe ryashyizweho kandi rihuza amatorero ya Pentecote, maze habaho impinduka aho amatorero ya Pentecote yasigaye ayoborwa kandi agenzurwa n'iryo shyirahamwe ryo mu rwego rw'amategeko mu Rwanda. Nk'uko statistika y'amahame shingiro ya ADPR yo mwaka 2022 bigaragaza, cyane cyane mu ngingo zayo za 13 na 14, ADPR ni umuryango ufite inzego z'ubuyobozi ariko urwego ruhatse izindi ni inama nkuru y'itorero. Mu ngingo ya 14 ya 15 havuga ko inama nkuru y'itorero ifite inshingano yo gushyiraho no gukuraho abagize komite nkemurampaka cyangwa umwe mu bayigize, gushyiraho no gukuraho abagize komite ngenzuzi y'imari cyangwa umwe mu bayigize, kandi ifite ububasha bwo gusesa ADPR. Inkuru z'akajagari mu miyoborere muri iri dini rituma abantu benshi bashidikanya ku bahabwa iyi myanya niba ari abagabo n'abagore b'inyangamugayo, kandi ko baba bafite imico ikwiriye abantu b'ibisonga bahagararira abandi kandi bakabayobora, kandi bakarinda izina ryiza ry'idini ryabo, kandi bagaharanira ko rivugwa neza. Nanone abasesengura babona ko iyi nama nkuru y'itorero ishobora kwihisha inyuma y'aya makimbirane adashira hagamijwe inyungu za bamwe. Amacakubiri ashingiye ku moko n'uturere byaje bite muri iri dini rya Gikristo? Ubujura no kunyereza imitungo byaje bite ku buryo haregwa abantu barenze umwe kandi bose bafite imyanya y'ubuyobozi bwo hejuru mu itorero bakisanga mu maboko y'inzego z'umutekano? Aba bagabo n'abagore bafite inshingano z'ubuyobozi mu itorero bigenda gute kugira ngo bakore inama kenshi zirangire mu mahane n'intonganya, kandi abantu bagombye kuba ari intangarugero mu guharanira amahoro?
ese birakwiriye ko abayobozi b'umuryango wo mu rwego rw'idini bananirwa kwikemurira ibibazo kugeza ubwo urwego rw'igihugu RGB rugomba kwivanga mu byawo kandi leta akaba ari ibafasha mu gukemura ibibazo by'itorero n'ubuyobozi bwaryo? Iri torero rivuga ko ari iry'umwuka, aho rifite umwuka wera koko, none se aho ntiryaba riryamiye ikinyoma kizasandura umunsi umwe rigatera ibaba rimwe? Niki kirengagijwe kugeza ubwo ibintu bigera iwandabaga? Bibiliya bizera kandi akaba ariyo shingiro ry'imyizere n'ibikorwa byabo, aho bagendera ku buyobozi bwayo iyo bimika abapasiteri niyo bahitamo abahabwa inshingano mu idini. Ese aho iri dini ntiryaba ryarinjiriwe n'abantu biyitirira ubukristo bagamije inyungu zabo, akaba aribo batuma ritagera ku ntego ryiyemeje mu mahoro? Niki birivuga ku bantu bakwiriye guhabwa inshingano mu idini? Dore ibintu utaruzi byamunze kandi bigashegesha ADPR. Icyambere, imico y'abahabwa inshingano mu idini ivugwa mu Rwanda rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 13 na Tito igice cya 2 umurongo wa 5-9, burya ngo ntago ari iyo bagenzura iyo bashaka gushyiraho abababera abayobozi. Icya kabiri, gukunda icyubahiro bivugwa muri Matayo igice cya 23 umurongo wa 7 n'uwa 11 ngo bishyirwa imbere maze umwuka wo kwicisha bugufi kuri bamwe ukajya kure nk'ukwezi. Icya gatatu, gukorera ibihembo bibuzwa muri Matayo igice cy'icumi umurongo wa 7 n'uwa 8 nabyo bituma abahembwa make batihanganira abahembwa gatubutse. Ibi bibazo kimwe n'ibindi bituma abakurikiranira ibintu hafi ariko bakunda ijambo ry'Imana bibaza niba muri ADPR harimo umwuka w'Imana koko. Baribaza bati ni gute itorero ry'umwuka rihora muri bombori kandi mu mbuto z'umwuka harimo amahoro, kugwa neza no kwihangana? Ese abayobozi sibo bagombye kuba intangarugero imbere y'intama babereye abashumba? Mu Rwanda rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 3 havuga ko abashumba bagomba kuba ibyitegererezo by'umukumbi. None se n'inzego z'ubuyobozi zihora mu matiku n'ubugambanyi kugeza ku mirwano, ubwo mu bakristo bimeze bite? None se abayobozi nk'abo bashobora gute kuvugana ubushizi bw'amanga imbere y'abagize itorero iyo babigisha? Bakristo muri ADPR, ese koko mwizera abayobozi banyu cyangwa babeshya ko baharanira ko mumererwa neza maze namwe mukababeshya ko mubakunda? Uku kwiyongera kw'abantu muri iri dini, ese abantu bari kujya gushaka ukuri cyangwa n'ihungabana no kubura iyo berekeza? Muri ADPR bavuga ko iri torero ari iry'umwuka, barawufite koko cyangwa ryabaye icumbi ry'abadayimoni bateza amakimbirane n'amacakubiri? Mu Bagalati igice cya 5 umurongo wa 20 havugwamo ko mu mirimo ya kamere harimo gutongana, ishyari n'umujinya n'amahane, kwitandukanya no kwirema ibice. Kandi muri ADPR haba abantu benshi buzura umwuka wera bakanahanura. Kuki umwuka w'Imana utabahishurira ibintu hakiri kare ngo baburire abantu? Ese uyu mwuka wayobora n'uwo kwiringirwa cyangwa byose nibyo kutwuzuzamo gushidikanya? Niba uri mushya kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube channel, kora subscribe kandi ufungure inzogera, ukora like, ujye muri comment uduhe igitekerezo cyangwa tubaze ikibazo, kandi wumva ingingo hari undi yagirira akamaro ukoreshe. Ibiganiro byacu byo nakagaruka ndabashimiye.